aduyi baramwirukansa undi munsi barahamagara ku cyombo baravuga ngo aduyi aje ari mwinshi kandi bari abana 5 mwika twirwanaho abari 5 mwika bafunze ikabonyine bafunze umusozi umwe ari 5 barahamagara ngo nimuze twatewe nimuze mudutabare baravuga ngo basigaye ari 2 abana bafunze barafunga aduyi bapiga igoti bararasa paka bagenzi babo baza kuba batabaje aduyi atarabakuraho bari uyu nk'uyu muntu w'umunyakagara arakurabaza iki nawe ntahari wabonye Imana Fani nari abana 2 batwirwana umwana watwirwana ujye umurasa akagura kabakajori agakururuka agakomeza agakururinda karasa umwana umwe watwirwana ufite ibiro 40 ajya yikorera mashinigane ebyiri fardese ni kari buvuge kiri buguhungabanye usibye kumusenga kwa ngo mana hereza fardese umutima wo kubabara kuko satani yaramwinjire ntago muzi ko satani yavuye mu ijuru kubera imico mibi n'abana bake bakuye mu bandi ni imico mibi yabo nabo ni mu basengere bahinduke babe abandi nk'abandi naho kuvuga ngo fardese nta kintu atwaye twirwano fardese nta kintu avuze imbere se matama mu bucafu nani se matama general se matama hangayikishijwe ngo ndabona amasasu gute ndabona intwaro gute ubuvuzi bw'abana ndabukura ibiryo by'abana ndabikura bote ndazikura ibyo mu bibazo se matama afite nibyo birimo naho ngo kagara kavuze iki ahubwo ikintu abari gukora wenda nk'abantu baje gushaka tacho natwe nta kibazo natwe ya fardese tuhoyigwana Fani ko subira inyuma so niho nahure n'ibibazo bikomeye no numva umutima wanjye urarutse ibyo narindimo ndagenda ariko bajya banga ukuri kujya guca mu muriro nkigushi ukuri ikinyoma kirirukanka ukuri kukagenda ariko kukazatsinda ikinyoma ndagenda nkura n'ibyo bibazo mbana nabyo mbana n'Imana yanjye ndasenga Imana yanjye binshirishamo ariko ngiye sinkeka ko ari sima abantu imbaraga bakoze ibyo bintu kuko ntazo bafite nibarusha imbaraga Imana kandi ntago barusha Imana yari iri kureba ibyiza nakoze ahubwo Imana ashaka ngo mbanze ntambagire imisozi wacu kuko nari ngarutse ntayirangije yose Imana yavuga ngo reka nyigutambagize ugende uyirebe uzabone icyo ugaruka ubwira abantu ndagenda ndayireba ndeba ukuntu abantu biwacu bazi Imana iyo bumvishe masunzu yafunzwe bajya barara badasinziriye bajya baba barakurenza abandi bantu bose ngo Mana ntidukeneye ko masunzu apfa atabonye ibyiza dukorera ntidukeneye ko masunzu ababara atarabona ibyiza dukorera yavuze ko tugomba gupfa tutagomba kuzaba dukeneye ko azaza akihana akabona ubwiza bw'Imana so namwe mubasabira ibyiza kuko bari abantu barara mu mashyamba umugore ajya kuruza akamesa ihuza akayanika ari kwihwagira mu ruzi yarangiza akayifata akayishyira ku mubiri agakomeza barya ibiryo bitagira umunyu ntibazi isukari ntibazi isabune ibaze kujya mu minsi y'abagore ukarwaruka ugakaraba nta sabune ugakaraba amazi yonyine ariko ukagira umutima w'imbabazi wowe urinde uribura utagomba kugira umutima w'imbabazi mwige kubabarira nimubabarira muzabona ibyanyu kandi nanjye ahantu nari ndiyo ndasenga Imana kubabarira abanzi banjye witwa Steve comment ziwe zifunga nazo mfuza mureka akomeze yandika ibyo nibyo biri ku mutima we ni umunyabyaha ahubwo bamusengere uri mu mwuka musengere agenda siba ibintu sister twirwaneho njyewe ahantu nari ndabwiye Imana ngo ntibari baramufunze niyo bagufunga icyangombwa nuko wagarutse ahantu nari ndi ngiye mubwira uwo Steven uri kwandika ahantu nari ndi nari mfunze ngira Imana nkajya nsenga mu mazina nkavuga n'amazina y'abo bantu Mana umuntu wakoze ibi bintu ndamubabariye kuko ni ntamubabariye nzagwa hano ndabasengera mbatura amagambo meza ndangije Imana ikora ibitangaza byayo muhura na Jenerali arambwira ati mukobwa wanjye ngukunda kurenza uko nkunda imfura yanjye ndataha ndaza ca mu nzira zigoranye z'inzitane nzicamo ndahuruka ngeri iwacu so uyu ni ndakuza kunca intege ako kantu gasubire wimbwira ngo ngasubire mutumvishe yasibye igifamatwi nticyumve wowe urinda commentaire hano imbabaza nje wabanye n'Imana yanjye nkabana muri iyo nzira muri izo nzira zimeze uko urinde wo kunyiheresha urinde wo kunyumvisha ko nta cyizere cyo kuhonga ifite urinde wo kunca intege ndi kumwe n'umugabo witwa Yesu iyo wiringiye uriya mugabo ajya kwiringira kandi ikindi mbabwire abantu bazi ko Mama, you are not there to with the show, Mama.
ari abantu bazi ko ngo abanyamurenge ngo turi abanyentwari ngo tugire imbaraga nyinshi ngo tuzi kurwana kurenza abandi oya ahubwo dufite umuntu uruta abandi twiringiye umuntu utajya ukoza isoni kubera ugiye garuka baramuhamagara ibyo ari byo byose bisi karibu niki murenge fiede bakani ko batari kuvuga umva hoste faridese habe niyo woma flowers ukageza mu ngenda vuga faridese tuzokugwanya kugeza oya mureke nanjye mbanze mureke mvuga ikintu ejo nategereye ikiganiro c'abazarendo aba bantu butugara timubatakazeho umwanya abangabi bo bazazunguruka babura gosha droite bazobanka kujya mwegeza mu kinahoro bakavanguye ni kaputi niko bazomera yewe tugaranda twanga ko yewe nukuri naje ejo barabatukiye mureke abazarendo bazadukorera ejo barabatukiye uyu FARDC baramututse bajya ba diyama bajya banari bose bo mu Rwanda bajya bana bitera hamwe bose bagwene nabakoze inama baravuga ati gwerege ngo nawe tutugara ngo mugomba kwibaza ngo impamvu bivangura n'abandi ngo ntabwo ari urukundo wadukunze ngo igihe cyose intambara zabaye muri Kongo kuva kuri babutebutse kurinde kubera iki bataje kubavugira ni hehe wabonye umuntu yanga ubwoko bwiwe baba bacamba bakabacamba nari impari nta numva ibyo baba bavuga faridese uyu FARDC bakabacamba gwene bakabacamba nanga faridese nanga faridese tugomba kubababarira aba bantu bazabura ibyo bintu mwamuzana reka manze mbabwire muzomugenda mubanze musome n'ico gitabo ca Bibiliya muri Israeli reka tureke kuja muri Bibiliya tuvuga ubu nyine abanyezirayeli bazagwana umuntu akava muri Amerika akava ahantu hose akakurwanira iwabo ibyo ngizo ntabintu zo kubabarira buri muntu azoriha ico yakoze ikibazo se kumutuka bimaze iki utajya mu ishyamba ntabwo turi kuba twese twadutukana tuba tubabwira ukuri tubabwira uko bimeze reality hari umuntu ubwira ngo uri kumubwiza ukuri kandi uri kumutuka kumutuka bituma barebere kurushaho none se tubwiye Manyota ngo yafashe amafaranga y'abana tuba tumubesheye umva par exemple ko njyewe njya suka niko kazi kanjye nkora ibintu by'ubwiza muri Canada uhagana heza guteza imbere mama kumva wenda ari nk'umuhutu avuga ngo sinasukwa n'umututsi sibyo ngo shyiraho video nyishyira turahura na ndondeze uri kumva mpita nyishyiraho nkamubwira ngo nimba ushaka ko nkusuke nimba ukurikiye ubwoko njyewe nduwo uri gutekereza kandi njyewe nta bwoko ngira umuntu wese ndamukorera ukeneye kuba mwiza ibyo biratandukanye mama gusuka n'ibintu ibi bya politike biratandukanye tubabwira ngo bamwe tubarajya amafaranga kugira ngo bice abandi bana amoko yazagumaho ntabwo twaje kumara amoko muri Kongo tugomba kubana uko tukabanye ariko tuzobana by force by fight sibyo ariko tiwambwira ngo nk'aba bagabo urabona umugabo witwa Manyota yasize ikiriyo ca murumuna we mu nzu aja gufata amafaranga ya FARDC ya Muyaya empeti niwe munsi Muyaya arababwira ngo kandi uwo murumuna we wapfuye yari muri twigwaneho arababwira ngo insoresore z'abanyamurenge yahuye na abagabo bamuruta ukambwira ngo aba bantu turabashiriramo imiyaga twababwiye ntabwo tuza tubatuka tuza tubabwiza ukuri n'abagabo mbwa kuyu nguyu FARDC azayirwa tuku Rwanda atungiye umugore mu Rwanda atungiye umugore n'umwana mu Rwanda uyu FARDC muzamubona hano wigize umusazi wigize ibobo akirirwa atuka u Rwanda Kagame akamuhabarika yaze kuri passport y'u Rwanda yaze kuri visa y'u Rwanda aho ni sans papier muri Amerika ariko niwe muntu uzufata iya mbere ahubwo nzantekereza iyo umuntu agafata agatuka u Rwanda ariko atungiyemo umugore uwo wumva ko nyine Fani niwe wabivuze nyine ngo nawe Fani mama
ngaho vuga Mike we none twahumiwe none uyu mwuka wafashe Fani uko ibintu bimeze ni ukunguku umuntu uzi utukana agenda azoza abireke avuga ukuri kuko ntabwo twe tuba dutukana tuba tuvuga ukuri dutukana tuba tubabwira ukuri kuza kuryana yego turi imfura n'imfura kazi kandi mu banyamurenge iyo uvuze kirabana ukuri bakwita ko watukanye nicyo kibazo rero jewe ikintu nababwira uri Fani yafashwe n'umwuka iyo uramusha yaje nyine zigira bamuhitana ikabafata ikabajana asebye ko bamwe bagazamuka uramusha yagazi zigashira ntafatwe undi kazi gashira watu bikanga aho ngaho nje mu bijanye n'akagara niho iyo uramusha yo kuba bavuga ngo ndagomba wawarire ngewe utombeke kubavugaho tiramfata ariko yafatwe kandi ubundi uzakire gutyo biriya ruguru yakiriye umwuka w'abasaza b'iwacu biriya ruguru ariko icyo nshaka kuvuga cyane akagara muza mukubitira mu ijosi hatarimo ibitutse ariko harimo ukuri sample ukuri gusa nta miyaga tuzabashiriramo batadushyiramo imiyaga yo kutwica muza mureba nka Kongoro kaba ari abana mwabonye ejo bundi yirirwa akinisha yagize nk'ikarite akabafungisha bwaca akabafunguye abafunguje akifotorezanye nabo none nituvuga Kongoro ngo ni umujenesi umuntu azavuga ngo mugiye kwiga mugiye kubona buruse gusa mwebwe muvuge ko mwariga bazatwirwaneho ibyo agiye kwifotozanya na Muyaya avuga ngo abanyamurenge nta kibazo bafite muri Kongo cyangwa abatutsi uko turatukanye umuntu naje kuri televiziyo y'igihugu no guhagararira ubwoko bw'abanyamurenge nta kibazo bafite drone zazirasa mwabonye abana b'imyaka 12 baba bacika amaguru izo ni tubivuga ubwo turatukanye nta muntu uzake mpumeke naje wa kwa muhangara umuntu ngo yamatangira bamuvuge nta kintu cyabaye ivyo rero ntituzobireka oya gutyo ntabwo ari ugutukana gutyo uri kumubwiza ukuri kumwe kuzuye muri Bibiliya ujye uzubwira Kongoro ngo Kongoro we wabeshe ivyo bintu wazanye aho sivyo nyamuntu agarukira wikomeza kwicwa ikindi Fani ikindi wikomeza kwica so wanyu garukiraho ikindi ngubwira ngo nyine nzabitutse ziyandagaza ngo sivyi murenge niko abasaza bambwiye ngo nzababwire ikindi tutsi bw'inyandagaza ikindi jewe navuga jewe sinosengera Kagara uwo mwanya si ufite sinosengera Kagara ngo yewe mu masengesho yawe mureke mbabwize ukuri mbabara ntaguciye mu ijambo pa ngewe mu masengesho yanjye ya buri munsi kwa kundi umuntu abyuka ntiyibagiwe gusenga yaryama ntiyibagiwe gusenga zasengera bano banyakagara Imana izabarindi batize ubuzima mpaka ku munota wa nyuma igihugu gifashwe babona ukuntu imisozi iwacu ibona amahoro babona ukuntu imisozi iwacu ibona imihanda amashuri ibitaro babona ubutabazi abagore babona ubwisanzure abagabo babona ubwisanzure ntabwo umuntu uzongera kwicwa ukundi bari abagabo bazaba bahari nibarangiza bicuze bihane babona uko bazabona ubwami bw'ijuru kubera ko baramutse bapfuye batabonye ibyiza n'ubundi icyo twaba twarahuye ntacyo twaba tubonye nta juru mbifuriza nta n'ibyiza mbifuriza kugeraho yewe ijuru kajya tuzorimenya twahuriye reka mbabwire ukababwira ijambo rimwe muri Bibiliya yaranditse ngo uwibye urushinge n'uwishe banganya ibyaha imbere y'Imana twebwe imbere y'abana b'abantu ibyaha birarutana n'imbere y'amategeko ibyaha birarutana uri kunyumva neza ibyo ni ibyaha bitandukanye kure na kure twebwe imbere y'abana b'abantu no mu mategeko ariko njyewe icyo mvuga kugira ngo tuzabone ibyishimo mbona amaraso basaza banjye bapfiriye mbona basaza banjye bapfuye bazira igihugu gifashwe bano banzi bacu batabibonye bizambabaza batabonye ko ibyo bakoze baruhiye ubusa bizambabaza icyo nabasabira Imana izabarindi batize iminsi yo kubaho bazabona ibyiza by'iwacu kandi ikindi ni abanyamurenge nubwo bagenza amatanga ni abanyamurenge Imana izabaho umutima wo guhinduka
tugize amahirwe bahinduka tukaba umwe tukabyara tukororoka igihugu cyacu kikamera neza naho kumva ko nabasabira urupfu sirwo mbasabira FRDC ugenda ubeho kandi ugenda uhinduka imana iminsi igutiza iminsi yo kubaho ugenda ubizareho igihugu cyacu cyuzure niba uri umusinzira abasinzira babe benshi niba uri umusama abasama babe benshi ibyo nibyo nkwifuriza nibyo ngusabe singusabira urupfu pe kuko namenye imana nasanze n'abasaza bari arabazi ya kabazo nari simpanzira kubona bari desehano ani none se kubaze Fani mu by'ukuri we wageze ruguru jewe uri kuvuga ndabyumva kuko ruguru turahazi umwuka uhaba turawuzi ruguru turawuzi pe ababyeyi baba bahari bonyine ni muri kunyumva ubu turakumva akabazo nari ngiye kubaza Fani jewe ruguru ibyo Fani ari kuvuga kuba Fani yarageze ruguru agahura n'ababyeyi bacu ibyo byo ndabizi sibyo mvuka igipfu nacyo natutse Fani hehe wa muswa we aride ko ndumva nakuruka Fani none se wewe situation wabonye ruguru ukuntu abantu bameze ukuntu ababyeyi bameze azamuke kuyihe pasi ukuntu wabonye ruguru amaze kumera nka amare kubaza murekane n'ingegera murambabarira ejo nabonye ibintu abana baha bacamwo nibuka zino ntuzo zihazira zikavuga ngo ko zirifotoza na muyaye jewe ubu nyine uwompeza urusasu Fani none se nka situation wabonye ruguru ababyeyi warababonye ukuntu bameze amadorone aba ariho we warayabonye none se wumvishije none kuraza utubwira wenda ngo tubabarire akagara ndakumva kuko wahuye n'ababyeyi wahuye n'umwuka wa ruguru ibyo zo ndabyumva uko mbese wari ubanga uretse wenda ibyo kuvuga ababyeyi uko bakuganirije uko wabonye uko bimeze mbese akagara ka ruguru wabonye gafite ishingiro ryo gukomeza kuvuga biriya mu buryo wavuga tubarekere hariya cyangwa warushirijeho kubanga gusa nyine bakugira inama nawe baragukansaringa wumva ko nyine ni ubugogi bwabo ni ubucucu bwabo k'ibyo baha bavuga ubu nyine na situation wabonye ruguru tugereranye ibyo bintu ngewe kuvuga ngo iby'akagara kari kuvuga simbi supporting sindi kumwe nabo nzarinda nshiramo n'umwuka ntari kumwe nabo nubwo hari n'uwaba waramputaje akankorera ibidakorwa akanambabaza yitwa ngo ni umurwana ashaka akankorera ibi bintu bibi akangambanira akansebya akambekera agafata akantu gato kaza kukagira ikintu kinini muri social media muri public y'abantu ku buryo bwo kunyangisha sosiyete ariko kunyangisha sosiyete utanyangishije imana nta kintu bimbwiye ngewe nagazi iwacu nabonye ukuntu ababyeyi wacu bapfa saa sita na nimugoroba drone zigatema ikarasa abaturage abapfurero binjira mu mihana barusha abana bacu imbaraga bakabica narabibonye byose nabonye ukuntu abakore b'iwacu bapfa abakobwa bapfa abana bato bapfa abasaza bapfa abakecuru bapfa ndabibona ariko sanga ba bantu bazi imana kuturenza kandi kuba uyu munsi bakiriho jori imyutinga sheri kuba bano bantu uyu munsi bakiriho ntabwo ari imbaraga zabo si n'ubushake bwabo nuko imana ibafiteho umugambi bano bantu b'iwacu bafite amasezerano arengeje y'abantu bose bafite urumva ibyo bintu maze kubibona maze kubireba numva umutima wanjye urabohose numva ngomba kubabara FRDC kuko ni musaza wanjye nubwo yagenze amatambi agakora ibidakorwa akavuga ibitavurwa usibye kumusengera nkamubwira ngo FRDC we hinduka nawe afite na contact ze nkamubwira FRDC fata amavideo uyarebe ari nk'amavideo nagiye mfata ngewe mabababaje ndashobora no gushira kuri social media nakora nyashizeho abenshi bavuga ko ndi gusebya iwacu nkayamwereka ngo FRDC hinduka kora ibi ibintu urimo zamuka ruguru niba ukeneye kumenya ugendera ibibazo ababyeyi babamo kumutuka kumwifuriza ibindi urasaba mayimayi guhinduka kandi intego yiwe ari ukwica mayimayi no kwica no guhinduka nago baba birengagije ibibazo dufite barabizi nta mpamvu yo kubimubwira barabizi umva nkubwira impamvu umufurero rero umwanya wo kubasengera nawe nabona muri buno buzima nkabasengeraho sabira umwanzi wawe kurama kugira ngo imana izakugirire neza bibone
ariko Fani uravuga ngo abana bari ngo tuno tugara bashira none musabire umwanzi abeho yagiye none se ngiye ubwira ngo simbizi none nkubwize ukuri hari iwacu hari abagore hari abasaza hari bande ba nyina utugara base utugara baba muri barahari bafite abana reka kuja kure urebe Fardese uyu nguyu uri kuvuga ibi bintu afite umugore we mu Rwanda ariko ntaza atinya gutuka u Rwanda nta kibazo rurimo u Rwanda ni ijuru afite babyara biwe afite abo bavukana ruguru ariko ntaza atinya kubihakana so ibyo uri kuvuga wewe uri kubivuga gutya ariko barabizi bafite abo bavukana ariko bananiwe kwemera ni wa mutima nyine utari wo guhinduka ntabwo ari ukuvuga ngo babikora kuko batabizi ko barabafite kandi barabizi umva nkubwire oya banza unyumve ngo urugero rwawe sinzi impamvu imitima yanyu yababaye mumeze nk'abapagani b'inebye badategereje ijuru ese icyenda ubwo uzose bugumana umva nkubwire oya buretse kumwe ngo uzuse mbugumane 94 igihe abahutu bicaga abatutsi bakabagana bakicana hari uwari uzi ko uyu munsi bashobora gushyingirana bakaba bitwa ngo ndi umunyarwanda babanye neza ariko byafashe igihe okay so icyo gihe bafashe nuko bagize umutima wo kubabarira Kagame yabigishije kubabarira namwe mwigisha kubabarira nyine bababariranye turababarira abantu bakirangira tuzobarira Fardese tumubabarira ariko tubabarira Fardese ikindi nkubwira umuntu uzanga n'ubuzima bwawe sister twirwaneho uyu Fardese uza kubwejagura hana akavuga amaze guhaga pizza haze kanyanga haze wine haze iki mureke nta kintu Fardese agutwaye ahubwo ibaze Masunzu umugabo mukuru dufite wagombaga guhagarara ku bwoko bino bwoko niki yakoze Masunzu ufata igitero cy'abantu 400-500 akabuha intwaro akabuha buri kimwe cyose ngo nibajye kwica bene wabo bari we wibaza Fardese hari abantu bamanuye drone nta muntu umunyakagame uzongera kuntwara umwanya murasuzuguritse kandi murarwaye murabo gusengerwa ngiye nifitiye amagambo y'abasaza bamaye abakecuru bamaye Fani nukuri Fani uzoza ubasengera nayo ngo basengeje ndashoboye uzoza Fani shaka kubaza hari abantu hari ababyeyi bari ruguru mwamaye gift kwanza bafite abana Fani wacha tukupea gift mami urumva bafite abana ese ngaba ababyeyi bafite abana ino babaye itugara bari ruguru kase wa Fardese ari mu muzinda Fardese ejo bundi sinzi uko ipanga turi kumwe nawe babarira ntaguciye mu ijambo ubuhagaze aho ngaho mite gushiraho agakomenti kamwe wowe uri gutuka Fardese uri Burayi uryamye mu mutekano urya ibiryo byiza hari n'abakecuru bari hariya bari bukwirwa bahamagara bakajya kuri connection bakabwira aduyi ngo abana baraha ngaha mwohereze drone zirasanga ahubwo bari bufitanye nabi kibazo kurenza Fardese uri Burayi utugara dufite abandi batwatakiriya Fani none uwo mukecuru utari kuri social media ndamwataka guto ngo yaratakwa n'abari kuri tele urumva uyu nguyu Fardese kandi ngewe reka ngiye no kumanuka kuri pano Fani yavuze yuko mureke nanjye ndamutse Fani ataragenda mureke mbabwira akantu kamwe mitemvaho reka baramutse Fani yeme mureke uyu muntu aramutse Fani yarandamutse buretse sister twirwana reka mubwire ikintu kimwe ari akantu mutazi mwebwe mujya mukangwa n'amagambo ngo ya Fardese aratwara icyama Fardese aratwara iki bari abana hari umunsi umwe abapfurero baje barasa ari benshi abashari n'inkonga gusakuza hari umunsi umwe abapfurero baje bari kurasa ari benshi ndatitira ndavuga ngo ariko mana we wankuye kukirungu kangeza hano igakanga ubu ngiye kugwana ahantu koko ndi kureba abapfurero mwirango bari kurasa urusasa ari umuriro abana bari barindwi bari bari mwika bahita bavuga ngo mucumbe bana ngo mucumbe turye ndanje we ndanje ndavuga ngo ariko aba banyamurenge nabo nta bwenge bagira ku mutima ndavuga abanyamurenge nta bwenge bagira ni gute bari kuvuga ngo bacumbe barye aduyi yadusatiriye abana bashira amazi ku ntirani ku ziko baracumba barangije gucumba bararya banywa amata barangije bafungura imbunda zose barazishwanyagura neza ndi kureba ukuntu aduyi iri kurasa nabonye ibintu ntigeze mbona mu buzima bwanjye aduyi irarasa ku rwego rwo hejuru
abana bafungura imbunda barazihanagura, barangije kuzihanagura bari 7 mwika, barangije hafata 5 baravuga ngo tugiye kwa advancing. Ndavuga ariko man abanyamurenge ikintu gitumye tudashobora intambara n'ubwiyemeza, uko niko ndi kubwira umutima wanjye. Babana bagiye ari 5, niba izo ngabo zari nkeya zari nk'ibyatsi ntiwari kuzibara. Abana barangije babwira babandi bagenzi babo ngo musigare mwika, aduyi naza murafunga. Abana bararashe bagiye saa 9 n'igice, bagarutse saa 2 z'ijoro bazanye ibigori turotsa turarya. Nkajya mbitegeze se nta wakomeretse, ese ko muje mutaraye muri kiriya kibira ntabwo waduri buze kudusanga. Barambwira ngo umupfurere twamurashe twamuhaye nyina yagiye. Bari abana ahubwo babonye abandi bano biri babyina ibisirimba mu Rwanda. Sisa twirwaneho hamagarira aba bantu n'ujye bana abantu bari gusirimba. Nicyo kintu nabanye kibabaza bari abana batwirwaneho. Nanjye nicyo kiza kimbabaza Fani. Ubanza unyumve neza, bano birirwa basirimba mu Rwanda, muri Kampala, Kenya, hehe nibazamuke. Uzi ko yizi kiganga, uziko ari ubwoko bw'ubunyamurenge, azamuka agende ajye gutanga support yo kuvura, kuko nabonye ikintu dukeneye kurenza ibintu byose, ubuvuzi. Ugende gufasha bagenzi banyu. Amaga ibikorwa bitsinda amagambo. Oya tureke ibyo ushoboye, ntabwo n'ibyo udashoboye wobikora abantu. Ntabwo nazamutse iriya misozi kuko mbikunze, nayizamutse kuko numvaga nkeneye kujya kureba. Jori ntabwo nazamutse imisozi kuko nayishakaga, nayizamutse kuko numvaga ari iwacu nkeneye kujya kureba ari abagore ukuntu babayeho, abana b'iwacu baganiriza. Avuye ruguru tumuhe gift arakura mutwe tukidoga kuri abana amata. Urumva muzamuke bazamuke bagende bafashe bagenzi babo bave muri bino bisirimba. Oya ni muhe si ngombwa shari. Urumva bazamuke bagende bafashe bagenzi babo. Ngewe ikintu nabonye kibabaza bari abana, FRDC ntiyababaza umwana umwe twirwaneho niyo tukagatukande. Nta muntu n'umwe FRDC yababaza. Ikintu kibababaza kurenza ibindi ni bano bantu biri babyina ibisirima mu nsengero. Ni mutahe abagabo bubaka iwabo, abagore wenda kuko bashaka aho bakeneye bakagenda mu mahanga aho bifuza, kuko umugore aho bamushatse niho ajya kubaka. Aba bantu ni muzamuke mujye kubaka igihugu cyanyu, mukigire neza, mukigire paradiso. Nayo byo kuvuga ngo akagara muravuga iki? Nta jambo bagifite igihugu. Bari abana 5 bakubise aduyi baramwirukansa. Undi munsi barahamagara ku cyombo baravuga ngo aduyi aje ari mwinshi, kandi bari abana 5 mwika. Twirwaneho abari 5 mwika bafunze ikabonyine, bafunze umusozi umwe ari 5. Barahamagara ngo nimuze twatewe nimuze mudutabare. Baravuga ngo basigaye ari 2. Abana bafunze barafunga aduyi, bapiga igoti, bararasa paka bagenzi babo baza kuba batabaza aduyi atarabakuraho bari. Uyu nk'uyu muntu w'umunyakagara arakubabaza iki? Nawe ntahari. Wabonye Imana Fani. Nari abana 2 batwirwana, umwana watwirwana ujye umurasa akagura akaba kajori, agakururuka agakomeza agakururinda akarasa. Umwana umwe watwirwana ufite ibiro 40 ajya yikorera amashinigane 2. FARDC ni kari buvuge kiri buguhungabanye. Usibye kumusenga kwa ngo mana hereza FARDC umutima wo kubabara, kuko satani yaramwinjire. Ntago muzi ko satani yavuye mu ijuru kubera imico mibi. Naba nabo cyabakuye mu bandi ni imico mibi yabo. Nabo ni mu basengere bahinduke babe abandi nk'abandi. Naho kuvuga ngo FARDC nta kintu atwaye twirwano, FARDC nta kintu avuze imbere se matama mu bucafu. Nani se matama General se matama hangayikishijwe ngo ndabona amasasu gute, ndabona intwaro gute, ubuvuzi bw'abana ndabukura, ibiryo by'abana ndabikura, bote ndazikura. Ibyo mu bibazo se matama afite nibyo birimo. Naho ngo kagara kavuze iki? Ahubwo ikintu abari gukora wenda nk'abantu baje gushaka taco natwe nta kibazo, natwe ya FARDC tuhoyigwana Fani cyane.